kandi izi abigaburira, izi nibyo bakeneye kurya ni biki. Uko wowe uri mama ukaba uzi kugaburira abana, ukavuga ngo uno munsi natetse ibijumba n'ibishyimbo, ejo reka nteke umuceri n'imboga, ejo reka nteke indagara, ejo nteke inyama, ukamenya kubisimbuza. Ese munakeka Imana itazi uko yagaburira abana bayo? Niyo mpamvu iyo twageze mu rusengero cyangwa mu nzu y'Imana, birakwiriye ko dukwiriye kubahira mu nzu y'Imana, tugateka Imana amatwi. Nta wamenya uko ivuga, nta n'uwamenya uko iza gukora. Wenda bino bintu nkunda kubivuga kenshi. Ukwiriye ukinjira muri uwo muryango umenye ko wageze ahera urusengero. Kandi ikintu kigira hano ahera nuko hari amagambo yahavugiwe, kandi nuko hari amagambo ahavugirwa. Ahangaha ntabwo ari muri buwati, ahangaha ntabwo ari mu yandi masare. Kubera amagambo yavugiwe hano hantu, abantu bahagera barwaye bakagira gute? Bagakira. Nagira ngo nkubwire ngo wowe nanjye turi abantu basanzwe, ariko icyo Imana yavugiye ku buzima bwacu kitugira abantu badasanzwe. Niyo mpamvu uyu munsi wa none hari ibyo uri bwature ku bantu bikagira gute? Bikaba. Kubera iki? Ibyatuvugiweho ni bidasanzwe, bihita bitugira abadasanzwe. Bivuze ngo no mu nzu y'Imana kubera ibihavugirwa n'ibyahavugiwe hahita haba ahantu hadasanzwe. Birakwiriye ko ukinjira mu nzu y'Imana tangira kugira inyifato, tangira kubaha, tangira wubahe mu nzu y'Imana, tangira wubahe ibihavugirwa. Nubwo kabara akana k'imyaka 3 kavuga kari kuvugira mu nzu y'Imana, itonde. Yesu ubwo ari mu isi ari kubwiriza, abayuda babyiyumvagamo, babifiringaga rwose, ndetse n'Abisirayeli babyumvaga. Batangiye kuvuga ngo nabana baburahamu, ngo bose buriya ngo ni gute, ariko bari guhinyura inyigishiriza ya Yesu n'uburyo yigishaga, kuko yaje mu buryo batakekaga. Yesu muzi ko yababwiye, yaravuze ngo abana baburahamu ngo n'aya mabuye Imana yahinduramo iki? Abana baburahamu. Bavandimwe inshuti z'umusaraba, iki kintu muri no ndirimbo dukwiriye gukwiza urwo rukundo ku isi yose, ariko sura kwiza urutari muri wowe nyine. Kugira ngo umuntu atange nuko agira ibyo agira gute? Niba udafite icyo utanga nyine ntacyo watanga. Muri kano kanya no tugiye kwigana, ndakwingize nawe nimba ntacyo wari ufite, gira ikintu utanga, gira ikintu habana, gira ikintu utanga. Nagira mbabwire, Yesu yarabivuze, ariko n'Abanyarwanda barabivuga, baravuga ngo akuzuye umutima agasesekara. Yesu yavuze ngo ijisho uko umubiri umeze ugaragazwa n'ijisho, buri uko umeze, buri uko uri kureba Daniel bihita bikwereka. Ubundi ku bantu bazi imitekerereze n'imibereho y'abantu, ushobora guhuza gutya n'umuntu amaso ugahita ubona ko afite ibibazo cyangwa se nta bibazo afite, bitewe n'iki? Uko ugaragara ni reaction ugaragaza, ni biri muri indani. Uyu murimbyi aravuga ngo nzajya ndirimba urwo rukundo ndukwize mu isi yose. Ni ukuvuga ngo wowe waje hano nta kindi Imana iguhamagariye, ririmba urukundo rwa Yesu urukwize mu isi yose. Ariko se warurimba utarufite, birasaba ko urugira kugira ngo ubone uko urutanga. Reka dusome Bibiliya kuko ngiye kwihuta. Reka dusome twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga. Reka ne gutwara umugisha w'abandi, nari ngiye kubisoma, reka mbyihorere. Ahubwo reka Evangeliste Deo adusomere muri Matayo 7:12. Yewe arasoma no muri Luka, arasoma no muri Mariko, ndetse asome no muri Yohana. Ayo masomo tugiye kuyasoma kugira ngo abadafite ibyo batanga tubigire, n'abafite ibyo batanga ariko babyihariye babirekure babihereza abandi, kugira ngo tubashe kubwiriza urukundo rwa Yesu ku isi yose. Matayo 7:12. Fata Bibiliya yawe nawe yirambure, n'icyo wayizanye n'ukuri, nibasoma nawe wisomere, nibyo biba byiza, kuko umwuka wera twahawe kwibutsa abantu, akwibutsa ibyo uzi, ntabwo akwibutsa ibyo utazi. Yego soma. Titi iravuze ngo nimukagaye abandi mweretse. Yego. 12 iravuze ngo nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose aba ariko mubagirira namwe, kuko ayo ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose namwe aba ari byo mujya gute? Noneho Bibiliya ikavuga ngo ayo, reka mbabwire, iyi Bibiliya mubona yanditswe n'abahanuzi, yanditswe n'abaganga, yanditswe n'abigishwa, yanditswe n'abantu batandukanye, ariko aya magambo dusomye ni amagambo Yesu yavuze n'akanwa ke. Ntabwo ari byo Yeremiya yavuze,
si ibyo Pawulo yavuze, ni Yesu n'akanwa ke. Aravuga ngo ibyo dushaka ko abantu batugirira natwe tugire gute, tubibagirire. Kandi arangije ntiyavuga ngo mubibagirire gusa, ahubwo avuga ngo ayo niyo mategeko ndetse n'ibyahano. Yego, soma nanone muri Luka, urasoma ku murongo ku gice cya 6:37 ugeze 38. musome kugira ngo twumve icyo Imana iri kuvugana natwe muri kano kanya. Yego, Tito iravuze ngo dutegetswe gukunda n'abanzi bacu. yego, Kandi ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu, kugira ngo namwe mutazarucirwa. Kandi ntimugatsindishe namwe mutazatsindishwa. yego, Mubabarire abandi namwe muzababarirwa. Mutange namwe muzahabwa. yego. Urugero rwiza rutsindagiye rucugushije rusesekaye nirwo muzagererwamo, kuko urugero mugereramo ari rwo muzagererwamo namwe. Yego, nagira ngo mbibutse umutwe w'icyigisho bavuga ngo gukunda mugenzi we nk'uko wikunda. Ntitugacira abandi imanza. Buriya erega ushobora kwicara nkaba nicaye ndi gucira urubanza Deo, reka muvuge no muvugabutumwa nta kibazo, nkaba ndi kumujajinga no kumucira urubanza. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu ashyashyariza ibyo wamuvuzeho kanongeraho. Ariko nagira ngo wimagine, ese wowe bakuvuze nk'ibyo umuvuga byagenda gute? Ese barugucire nk'uko urumukira byagenda gute? Kunda mugenzi we nk'uko wikunda, nibyo turi kureba. Reka akomeze asome muri 6 n'ubundi asimbuka asome 41 kugeza 42, turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga. Luka 6:41 kugeza 42. Katusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo ni iki gituma ureba agatotsi kawe mu ijisho rya mwene so, ukirengagiza umugogo uri mu ijisho ryawe? Wabasha ute kubwira mwene so uti mwene data, henga ngo utokore agatotsi kari mu jisho ryawe, nawe nturebe umugogo uri mu ryawe? Wandyarya we, banza wikuremo umugogo uri mu jisho ryawe, aba ariho ubona uko utokora agatotsi kari mu ijisho rya mwene so. Aha ni Yesu kivuga, ntabwo ari njye, ni Yesu kivuga. Ni ukuvuga ngo ubundi umugogo sinzi mubyumva, umugogo ni ikintu nyine kinini, sibyo? Ikintu kinini ni nk'uko wafata nk'ingeri y'igiti ukagikata, ufata nk'igice cyayo wenda nka metero 2 wenda zacyo, icyo kikaba ari umugogo. Noneho agatotsi ni nka kwa kuri ushobora kugenda mu nzira ukumva wenda akanyarira jisho mu kazi, ugahita wumva ukumva kakuguyemo, cyangwa se ukaba uri kugenda wenda kakaza kagafata gutya ariko ntunamenye ko kagufashe. Iyo katagezemo ndani mu mboni ntabwo umenya ko kingiye. Noneho no kuvuga ngo Yesu arimo aravuga ikirere, arimo aravuga ngo dukwiriye kuba tutari abantu bareba imigogo, bareba udutotsi turi mu jisho rya bagenzi bacu ariko tutabanje kureba imigogo. No kuvuga ngo tugerageza kujya kureba ibiri ku bandi, nyamara ibyo biri ku bandi ni na bito cyane kuruta ibiri ku buzima bwacu. Niko Yesu ari kuvuga. Bivuze ngo twagombye kubanza kureba bya bindi bikomeye binini cyane biri ku buzima bwacu, tukabanza tukabikemura. Twamara kubikemura tukabona gusanga bagenzi bacu. Niyo mpamvu twarimbye indirimbo ngo nzajya ndirimba urwo rukundo ndukwize ku isi yose. No kuvuga ngo ni wa muntu wamaze kwimenyaho umugogo akawukuramo, yamara kuwukuramo akabona kujya gutokora twa dutotsi turi mu jisho bya bagenzi be. Soreza ahangaha soreza, komeza usome, haguruka muri Mariko, tusigaje amasomo 2 muri Mariko 12:28-31. Mariko 12:28 kugeza 31. Muri ihangana uyu munsi nuko tugiye kwiga. Kadusome mu izina rya Yesu. Tito iravuze ngo itegeko rirusha ayandi gukomera. Yego, nuko umwe mu banditsi yumvise uretse gatoya uze gusoma neza uzano magambo aya, nanone n'andi magambo Yesu yavuze n'akanwa ke. Bari kumubaza ngo ese ko tuzi ko hari amategeko 10 ya Mose, ese ni irihe tegeko ryari rirusha ayandi? Atangira kubasobanura iby'amategeko, atangira kuvuga uburyo amategeko ameze nuko akwiriye kubahirizwa ndetse n'ubusobanuro bwayo. Nibyo agiye gusoma. Yego, nuko umwe mu banditsi yumvise bajya impaka, amenya yuko abashubije neza, aramwegera aramubaza ati mbese itegeko ry'imbere muri yose ni irihe? yego. Yesu aramusubiza ati iry'imbere ni iri ngo umva Isiraheli, Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine.
nuko rero ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nta rindi tegeko rirusha ayo gukomera. Turi kwiga icyiciro kivuga ngo ukunda mugenzi wawe kujya gute. Nagira ngo nimba uri kumva kode irimo hano, kode irimo hano nagira ngo uyumve neza. Kode irimo, ntabwo wakunda mugenzi wawe utabanje gukunda Imana. Ni nayo mpamvu Yesu ari kuvuga aya magambo, yabanje gukunda Imana. Kuko ikunze Imana, Imana igusanze ikakwiyereka ukayimenya ukayikunda, rwa rukundo ruri rw'Imana ruri muri wowe nirwo rutera gukundana bagenzi bawe. Bivuze rero ngo rimwe na rimwe igihe dushaka kubanza gukunda bagenzi bacu, nyamara ikibanze twakirenze. Ariho abantu usanga uvuga ngo ndashaka kubana na Daniel neza, ariko ukajya wiruturuva ubona wabigitwayemo nabi. Kubera iki? Hari intambwe ibanza utamaze kubanza. Soreza kuri isomo ubundi tuvuge gato twisengera. Muri Yohana 13:34 kugeza 35. Yohana, ubutumwa bw'isoko bwanditswe na Yohana 13:34 kugeza 35. Aravuze ngo ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, mube ariko namwe mukundana. Ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Imana iguhereza umugisha. Tuzamura Imana yacu icyubahiro. Aya none n'andi magambo Yesu yavuze. No kuvuga ngo hari ibintu byinshi abantu bari barigishijwe n'amategeko menshi abantu bari barashyizeho, ndetse naho Mose yashyizeho, ariko muri ya mategeko Mose yagiye avuga yaba imibanire y'abantu n'abandi, uburyo abantu bakwiriye kubana, ariko abantu bagenda transforminga, bagenda bayahindura uko bashatse bitewe n'ibihe babaga bagezemo n'imyumvire n'imitekerereze y'abantu. Nuko Yesu areba muri icyo gihe yari arimo, areba mu gihe cyashize, areba imyumvire y'abantu bariho icyo gihe, ndetse abona no mu gihe cyashize, arangira avuga ngo noneho muri ya mategeko yose ndabaha itegeko rigize gute, rishyashya. Nagira ngo nkubwire ngo uyu munsi Yesu aguha itegeko rishya. Bwira mugenzi ngo niwakira itegeko rishya. Mubwire ngo akira itegeko rishya. Arangije aravuga ngo ndabaha itegeko rishya ngo mukundane, kandi mukundane nk'uko nagize gute. Reka mbabwire bavandimwe, ntabwo Yesu agusaba gutanga icyo udafite. Yesu agusaba gutanga ikintu azi neza ko yaguhaye. Ikintu Yesu azi neza ko yaguhaye nicyo asaba gutanga. Ntabwo ari kugusaba gutanga urukundo kandi ataruguhaye. Nababwiye ngo hari ibintu tujye dukora kwimunyamunya bitewe naho twavukiye. Hari abantu bafite uburere bwo mu muryango. Hari n'abantu bafite uburere bwo mu muryango bakibeshya ko ari agakiza. Nagira ngo nimba Yesu atari mu buzima bwawe ntabwo ari agakiza. Biriya bintu byose wakora bisa nk'aho ari byiza imbere y'abantu, ni ibyaha gusa. Niyo mpamvu muri Yesaya yaranditse avuga ngo gukiranirwa kwabo kose ni nk'ubushwambagara. Bagerageza gukiranuka ariko ni nk'ubushwambagara. Kubera iki? Ntabwo harimo Kristo. Iyo Kristo atari muri uko gukiranuka kwabo rero kuba ari ubushwambagara. Ko Kristo niwe gukiranuka kwacu, niwe rukundo rwacu, niwe byose kuri twe. Kuko hatabayeho Kristo ntabwo twaba twicaye aha ngaha. Umuntu yaba aramaze kurangira kera, kuko twongera kubaho muri generasiyo ya Kristo, kuko twamaze kumwakira tukongera tukabaho ubuzima bwiza. Nagira ngo uhindukire mugenzi wawe ngo ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Twagiye duhura n'ibintu byinshi, twagiye tunyura mu bintu byinshi, twagiye twangwa n'abavandimwe, twagiye twangwa n'imiryango, twagiye tubona twabuze ubuhungiro, twabuze amahwemo mu gihugu ndetse n'ahandi hantu. Rimwe na rimwe ari igihe twivuma, tukavuma abo duturanye cyangwa se n'abavandimwe, ariko najya mbabwire ngo ntabwo ikibazo ari bariya. Nta nubwo nawe ikibazo ari wowe, ahubwo ikibazo hari step, hari intambwe y'ingenzi yirengagijwe mu buzima bwanjye n'ubwawe. Niyo mpamvu ubona ukihangana uti umunsi nashaka umukristo rwose, uyu munsi Mana ntabwo nshaka ibinse kuzana, ariko ugashiduka wabikoze. Buri muntu wese uraha ashaka gukora ibintu byiza. Iyo mwaba mutabishaka ntabwo mwaje aha ngaha, ariko ukagerageza, ariko ukaza kwisanga watandukiriye wakoze icyo utagomba gukora. Kubera iki? Hari step, hari intambwe yirengagijwe mu buzima bwanjye n'ubwawe. Uyu munsi
Yesu akeneye ko twongera tugasenya ibintu twubatse bitubatse kuri Yesu, tukongera tukubaka bundi bushyashya. Niyo mpamvu muri Matayo 20:19 avuze ngo nuko mujye mu mahanga yose muhindura abantu abigishwa, abizeye mu babatize. Bivuze ngo buri muntu wese uraha aratumwa, ariko ntabwo atumwa gusa, arabanza agahabwa ubutumwa ajyana. Ariko uyu munsi turimo turajya gutanga ubutumwa tutahawe. Ariyo mpamvu usanga umuntu ashobora akimunyamunya agatangira neza, ariko byagira agati bikanga, cyangwa se agatanga ariko ibyo atanze bikaba ari bya bindi bidafite ireme. Uku gukunda mugenzi wawe, Yesu yavuze amagambo akomeye twasomye muri Matayo, aravuga ngo ibyo mwifuza ko abantu babagirira byose namwe abari byo mugira gute mubagirira. Kano kantu reka tukavugeho. Ni ukuvuga ngo nimba wumva wabona akazi, ifuze ko na Jose yagira gute. Nimba wumva wakubaka inzu mu mujyi wa Kigali, ifuze ko na Daniel yagira gute. Niba wumva wagirirwa ibyiza, ifuze ko na mugenzi wagira gute. Ubutumwa bwa Yesu ntabwo ari bwa bundi tujya ku misozi tuvuma dukora bya bindi namwe muzi tujya dukora nk'abarokore. Hariya yasomye ku mutwe yanawusomye, Imana imumugisha, avuga uburyo dukwiriye no gukunda abanzi bacu. Bivuze ngo Yesu ntabwo, uyu Yesu ntabwo ari wa wundi uvanga umurozi nagire gute. Reka urumva byahindutse. Noneho Yesu yavuze ngo umurozi kuroga agira gute. Umuntu uguteranya ko mutavuga, umuntu uguteranya, umuntu kwanga, umuntu kwirukanisha ukazi, umuntu ariko ubutumwa bwa Yesu murabwumva. Impungenge njya ngira iyo ntekereje ku by'umurimo w'Imana, njya ngira ikibazo ko turi kubwiriza ubutumwa butari ubwa Yesu. Niyo mpamvu usanga dutagangaye mu bintu byose turimo. Kubera iki? Habayeho kwirengagiza uwo kudukoresha ibyo dushaka gukora, habayeho kwirengagiza uwo gutuma dukundana, habayeho kwirengagiza uwo tuma dutsinda. Reka twihanganishe igihugu cyacu ku byo twagiye tunyuramo, ariko nagira mbabwire ngo igitera nuko abantu twabuze urukundo muri twe rwo gukunda bagenzi bacu. Kuby'urukundo iyo ndi kubivugaho nkunda kubitindaho. Nawe tekereza, ufite umukozi, ngira ngo sinzi umuntu wabivuze mu minsi yashize, na Apostle ndibwira. Nawe ufite umukozi yoza ibyombo agateka, ariko ngo ntiwasangira nawe ngo ku meza. Ntabwo uzi niba ibiryo yabikiriyemo cyangwa atabikiriyemo. Cyase hari n'abavuga ngo ntibasangira n'abana babo. Kuko se ngo umukozi yasangira n'abana banjye araboza. Ariko murumva kutagira urukundo rwa Kristo ukuntu bitera ubwenge bukeya. Umuntu aragutegurira, araguha buri kimwe cyose, amazi ubwiwe n'iki ko amazi se nubwo yatetse atakiriyemo. Ahubwo muzane ku meza nawe ayanywa, ajye amenya ko ayanywa, nanatekereza no kuyakira amavuga ati naye nzayanywa. Ariko murumva, none urukundo rwa Yesu iyo rubuze mu buzima bw'umuntu, atangira gukora cyangwa se kwerekana ibiri muri we, kandi birimo n'ibihinyura urukundo rw'Imana nyine kuko rutari muri we. Bivuze rero ngo uku gukwiza urukundo rwa Yesu ni abantu bamaze kurugira mu buzima bwabo, kandi bwamaze guhindura ubuzima bwabo. Ni nayo mpamvu abo bantu nubwo bakwimunyamunya birangira byashwanyutse, kubera ko bafite ikintu cyo gutanga. Urukundo rw'abubu ni urukundo rw'ibigaragara cyangwa se rw'ibifatika. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe rutaramba. Ugasanga turashatse abagore, turashatse abagabo, ariko bitewe nuko hari filozofi yabanje kuba, ugasanga urugo rubayeho kubera amategeko gusa. Mwari muzi ko hari ingo ziriho kubera amategeko. Kavuga ati dufite imodoka, buse nirutandukana tuzayigabana gute? Akahaba kubw'imodoka. Ugasanga umuntu abaye mu rugo imyaka 30-40 ngo none se abana banjye nyumvira. Urwo nirwo rukundo rw'abubu. Bakobwa nirwo rukundo rw'abubu. Ariko urukundo rwa Yesu rukunda umuntu ntacyo rumukundiye.
twasomye igice cya kane n'ubundi cyavuga ngo kandi uko ikunda umwana wayo nanjye niko inkunda ntakwiriye. Urwo rukundo rero rw'Imana iyo uri mu buzima bwawe ukunda n'abadakwiriye gukundwa. Naho se wene wambwa nimba ukunda kuko umuntu kuko hari icyo yaguhaye urumva urwo ari urukundo, kandi ubwo disi tujya twibeshya ngo ni urukundo, ntabwo ari rwo si rwo. Niyo mpamvu wa muntu wajya kugira ibyuha natabigusubiza uzagenda umuvuga ko nyamara we naramurwaje byagenze gutya kubera ikintu nta rukundo. Noneho Yesu aravuga ngo ibyo mushaka ko abantu babagirira byose muba ariko namwe mubibagirira. Bivuze ngo ni inyungu za wundi. Nimba ushaka ko mugenzi wawe kugira ibintu nawe ukabimugira, ni inyungu za wundi. Kubera ko nimba nakugiriye neza nawe ukangira neza, ni inyungu zanjye. Niyo mpamvu buri muntu wese uri aha ngaha ongera ugire urukundo rw'Imana, gira urukundo rwa Yesu mu buzima bwawe. Apana bya bindi by'amarangamutima twahuriye aha twariganye, urwo ntabwo ari urukundo. Reka mbabwire kano kantu k'imfashanyigisho gatoya, kandi n'abari online nabo twabakiriye muri uno mwanya. Abantu babiri bagize umugisha wo guhura n'umuntu ukomeye, reka tumwite nk'umwami. Araza arabahamagaza, amaze kubahamagara arangije arababwira ngo murashaka ko mbakorera iki? Abaza nk'uwabaza Enata. Reka Enata ze na Bonani reka baze hano kugira ngo muze kubyumva neza. Noneho arangije arabatumiza, mwigira hano kuri kamera. Arangije arabatumiza, amaze kubatumiza aravuga, abwira ahera nko kuri Bonani, n'urugero ariko ndi gutanga ntabwo ari bo. Arangije aravuga ngo Bonani, nagira ngo unsabe ikintu cyose ushaka, ariko nukisaba. Enata ndamukubira kabiri. Kubera ishyari, kubera kutagira Kristo mu buzima bw'uwo muntu. Ntabwo ari Bonani ariko ntabwo ariko ameze. Nuko turi kugira ngo dufashanye kugira ngo tuze kubyumva. Noneho Bonani mu mutima we aratekereza avuga ngo nisaba imodoka imwe aramuha ebyiri. Arongera avuga ngo se musaba inzu aramuhinze ebyiri, yahita nduta. Arongera avuga ngo se musaba inkweto ahita amuha imiguru ibiri. Areba ikintu yabusaba arakibura. Arangije yigira inama aravuga ngo ariko noneho kubera ko avuze ko icyo ndi busaba gikuba kabiri, reka musaba nkoremo ijisho rimwe, ubwo nawe ahita amukuramo amaso abiri. Ibyo nibyo bihe turimo, nubwo muri kuvuga ngo Yesu we munaseka, niko tumeze. Umuntu wese utarakiye Kristo mu buzima bwe ngo urukundo rwe rwe niko ameze, nubwo turi kwiyoberanya ariko bizageraho bigaragare. Noneho ndebera uyu muntu uturanye n'uyu babana n'uyu. Uyu nguyu yemeye kuba kajisho kugira ngo mugenzi we akurwemo abiri. Mugende mwicara, Imana ibahe umugisha, kandi mwebwe mugire urukundo mu izina rya Yesu. Nuko isi yubatse, nuko bimeze. Niba mugenzi we yateye intambwe imwe, urifuza ko yasubira inyuma kugira ngo banze uyitere, ajya ahora azi inyuma ari nk'umurizo wawe, kubera ko abantu bamaze kubura urukundo mu buzima bwabo. Urukundo rwa Yesu rero ugeze mu buzima bw'umuntu, yo nakayateye imbere uravuga uti Imana ishimwe, n'ukuri yo yarasenze, kandi n'ukuri naka yahagaze neza. Ariko noneho ikikubwira umuntu afite urukundo, twarasenganye ndetse nanamuhanuriraga ndetse bigasohora. Nuko nguko abantu badafite Kristo bamutakaje bameze cyangwa batigeze bamugira. Uyu munsi rero Yesu akeneye ko ukunda mugenzi we nkuko wikunda. Ibyo wifuza ko abantu bakugirira nawe ugire gute? Wibagirire. Icyo wifuza ko korari yateraho imbere, wifuze ko n'indi korari yagira gute? Yatera imbere. Nimba nifuza nk'umushumba ko ntera imbere, nifuze ko n'abandi bashumba nabo batera imbere. Niba nifuza ko umuryango wanjye utera imbere, nifuze ko n'indi miryango igira gute? Itera imbere. Ijambo ry'Imana avuga ngo se intonganya n'amakimbirane biva hehe? Biva mu bantu batakiriye urukundo rwa Yesu mu buzima bwabo. Buriya tugiye no gusengera gutagira ngo, ariko nagira ngo nkubwire, njye nawe birakwiriye ko twakira urukundo rwa Kristo mu buzima bwacu. Biriya bintu byose mubona dukunda kubamo muri karitsiye, muri famiye,
biriya ntabwo biriya si cyo kibazo. Ikibazo ni uko utakiye Kristo mu buzima bwacu. Noneho biriya kandi bizaguma bibeho mu gihe tutarabona umugabo wabasha kuduhagararira akatubashisha akadushoboza. N'ubundi tuzajya twihangana mu gitondo nimugoroba bibi. Hari amagambo aboneka mu byanditswe byera. Yesu nawe yavuze ngo umuntu mwiza atanga ubutunzi bwe bwiza bukuye mu ki? Mu butunzi bwe bwiza. Atanga ibintu byiza bikuye mu butunzi bwe bwiza. N'umuntu mubi agatanga ibibi bikuye mu butunzi bwe bugize gute? None se ubundi yaguha iki? Nicyo afite. Ahubwo urimo uramusaba icyo atagize gute? Icyo adafite. Gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, twabonye kudakirana imanza. Ese urimo uraca nk'ubara abantu, hari umushoboye guhagarara ati bona pasiteri azajya mu ijuru, ariko abantu pasiteri azajya mu ijuru, jisite azajya mu ijuru rwose. Ubwiwe n'iki nimba ari kwikarakansa hanabwiriza? Ubwiwe n'iki byakoreye hari inyuma hari? Nta muntu n'umwe yemerewe gucira mugenzi w'urubanza. Uriya muntu uri kubona hari mu kabari wasinze, urashobora kujya mu ijuru umaze imyaka 30 manga. Kuko Imana ntabwo yita ku byiza umuntu yakoze ariko akabiherutsa ibibi. Ahubwo Imana yita ku iherezo ry'ibintu byose. Iherezo ni ry'Imana yitaho. Ushobora kuba warasinze warasambanye ariko nyuma ukavuga ati Imana ndakwizeye, mbabarira, ngira umukiranutsi w'amaraso wenda yizeye. Uwo mwanya agahita anapfa, akabazabona ubwami bw'Imana. Naho waririmbye, wagize gute, wabwirije, ugasanga wabiherukije iki? Niko ijambo ry'Imana rivuga. Tugiye gusenga rero. Yigisha rero itegeko rirushandi gukomera. Yavuze ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko ujya gute. None muri Yohana aravuga ngo mbahaye itegeko rishya, mukundane, kuko nicyo kizerekana ko muri abigishwa bari. Baza mugenzi wawe gukundana mugenzi wawe. Wowe urarimba n'umuntu muri kwawe ntumukunda. Wowe urabwirizanya n'umuntu muricaranye muri abashumba ntago mukundanye, warangiza ngo umwigishwa wa Yesu. Kandi umwigishwa wa Yesu azarangwa nuko akunda mugenzi we. Reka umuntu abwira umuntu yicaye ngo ndagukunda. Umuntu mwicaranye mubwiye ngo ndagukunda. Mvuga amazina y'abantu batari kubikora se? None se n'abantu bari online, buri muntu wese bwira umuntu muri kumwe kumukunda. Kandi nimba urwo rukundo utarufite, hamagara Yesu mu buzima bwawe ko niwe rukundo agutere ku. Niba ataguteye kurugira n'ubundi biranga bipfe, kubera ko bidafite umuntu wo kubizura. Niba tudafite udutera urukundo n'ubundi biranga bipfe. Ikintu dukeneye, ikintu Yesu akeneye, ariyo mpamvu rino jambo ryaje. Dukeneye kugira urukundo dukundana. Urwo rukundo dukundana rutwibutsa ibihe tuvuyemo, bitume tutabisubiramo. Ariko rudahari uzimunyamunya, ariko birangire n'ubundi ikibazo kikiri ikibazo. Nagira ngo njye nawe twemere Kristo mu buzima bwawe, ari we rukundo. Kandi iri tegeko reka ryubahirizwe mu buzima bwawe. Ukunde mugenzi wawe, ariko se ubundi muranapfa iki? None Kigali bura nahantu heza rero. Ikigali turana n'umuntu ugasanga no mu ntara ya hehe, undi no mu ya hehe, ubundi uwo muntu mwapfa iki? Ntago umugabana ubutaka, ntimunakorana n'akazi. Ariko ugasanga umuntu arimo arahekenya kandi nta nubwo disizi n'uwo muntu. N'umurenganye n'ibyo afite, icyo yabuze ni Kristo mu buzima bwe. Kristo mu buzima bwawe niwe uri buhindure amateka, agahindura imitekerereze, agahindura imivugire, agahindura imigendere. Naho ubundi turaza kwisama n'ubundi twagize gute, twasandaye. Uraza kugerageza wimunyamunye ariko birangire n'ubundi byanga. Mu magambo make, Yesu icyo yambwiye nuko mbabwira ko dukwiriye gukunda. Kandi ugakunda mugenzi wawe nk'uko ujya gute. Apana kuba ushaka ko bakora mwishisho kugira mugenzi wawe mukure mwangahe. Apana guse naka abakobwa bo burya bajye basenga. Bamubwiye ubukwe ntago nshaka ko nakazantanga kurongorwa. Timana bubyihoreye. Mana bubyihorere rwose, ariko mbabara umbwira. Ubundi Imana uri kubwira ni Imana. Daniel bamubwiye imodoka Mana, reka nanjye manze nyibona azayibone nyuma. Abo ni abantu dufite none ahangaha. Ariko indirimbo tugiye gusorezaho tusenge iravuga ngo ukwiza urwo rukundo kwisi. Abantu bumva bakeneye gukwiza urwo rukundo kwisi yose, batarakira Kristo mu buzima bwabo, kuko ntago warukwiza utarufite.
abo bantu bagira ngo twisengere. Uyu munsi twiganire, ntago twabwirije. Abo bantu bahaguruke twisengere, abantu bumva bashaka kukwiza urukundo rwa Yesu ariko bakabanza kurwakira muri bo. Ubwo ni igiciro tugiye gusengana. Hari abo bantu batarakira Kristo, bataramwatura